ibintu bipfira kwa perezida wa Ferwafa cyangwa ni muri sekretariya ya Ferwafa? hari icyo nshaka kugira ngo nkubwire. Ni mu bunyamabanga bukuru bwa Ferwafa cyane kwa perezida. Reka gusobanurire. Ifi ibora ihereye mu mutwe, sibyo? Niba tutagiye kujya kure, twebwe itangazamakuru ni twebwe turimo kwinsayitinga rubanda. Ibi narabivuze bamwe baranduka. Ndanasaba rero abanyamakuru hatazajya umuntu uzongera gufata ibyemezo byanjye akajya kunduka no kunyega. Bese simba intandaro y'ibibazo nk'ibyo. Kuko burya hariya nuko abantu batabizi, iyo ufite ifirimbi yawe ukaba ufite kariya kapitambaro kawe, hariya hantu uba ufite ububasha bungana n'ubw'umucamanza wicaye mu ntebe. Ubundi rega hari uhagarara Imana y'umukino, Imana y'umukino. Yes, nuko bitari umanuke ngifata icyemezo ivuge, burya niwe ivugiramo. Ibyo rero ntekereza yuko ari ibintu buri muntu wese yakabasha arwana. Uyu mukino dukwiriye kugaruramo ikintu nakwita hygiene. Bizakunda? Hari ibishoboka ariko nibitanakunda tuzabikundishwa. Reka mbwire, iki gihugu cy'u Rwanda bisubiyemo. Niba abanyamadini badashobora yegere bakabaha umurongo, hari ibyo twishyizamo ngo urumva ngo ariko ngo siporo ngo leta se abaturage n'abandi, aba bafana n'abandi, ibikorwa remezo ni ibyande. Ntago rero ituze rya rubanda. Reka nkubwire, ntago leta y'u Rwanda ishobora kwemera akajagari. Ibyo byo bantu tuba muri siporo tubyumve, ahubwo niba tunaniwe kwiyobora no kuba amacyuho, baraduha umurongo wo kuyoboka. Ubwo si ukugeza bagatera ngo kugeza si ukugeza batera akajagari kabanza Yesu Kristo ugira ngo se wajya kubuza abantu umutekano wabo ngo ntago bikunda. Kuko buriya iyo utema buye hariya ibyo tubyumve, uretse n'abari muri stade buje umutekano n'abari hanze yawo urabo inshuti dusangiye akariya kantu kagaho, kariya gato kaba kari mu kibuga, abantu babiruka inyuma, abagabo bambaye amakabutura bakirukanka inyuma, babagabo bafite n'abana mu rugo, bari mu makabutura bakirukanka inyuma, natwe turi inyuma turi mu kubogeza. Ndababwiza ukuri, niba kadashoboye kuduha ibyishimo, kakaduhuza, kakaba akantu gatuma abantu baruhuka mu mutwe, kagahinduka ibintu byavuta ni kuvute wa mugani, ndakubwiza ukuri, leta iraza kudushyira muri gahunda. Nta na rimwe ntekereza yuko hari igishobora gusimbura ituze rya rubanda. Agapfa kaburiwe kagasimba, barakabwira bati wakantu reka gukorora, kagakorora umuhigi akamenya aho kari. Uwo mugani wakomokaga ntabwo nari gashobora amatwi gusa, gahora kaba kari mu gukorora gusa, kabwira abantu aho kihisha bakajya kugayiga. Rero njyewe rwose ndababwiza ukuri, nimureke basi. Kandi Rwanda Premier League yari yaramaze gusohora press conference ivuga iti nyabuneka mureke. Ariko se genda mbari guca ibintu hejuru. Urashaka se ko mbijya munsi gute? Mbijye mu marase ngo bigende bite? Mbwira habaye icyabaye kidasanzwe se niki? Presse Gatolika njyewe sindi buvugisha ubu hano, ndavuga nk'umunyamakuru, sibyo? Kumvikana ku bintu n'ibiki. Burya ibijya gupfa birabanza bigaca amarenga. Birashoboka yuko mu by'ukuri ikipe idashobora gusifurirwa neza asampulse, kuko n'abasifuzi n'abantu ibyo tubyemeranye. Ndashaka nkwibutse yuko hari imikino myinshi, hari ibyo amakipe yose yakabaye yarakoze ibidakorwa. Iya APR yigeze gutsindirwa i Huye na Rayon Sport, iravuga iti baratwibye. Ubirebye waje kuvuga uti rwose uriya musifuzi, uriya munezimeni. Ubwo niba ko abafana ba APR bari gutera amabuye, ntago bigeze babikora. Iya APR yigeze gukina na polisi, niba cyari cye gikombe, bavamo barira ayo kwarika bati polisi dukoze mu mufuka. Ibyo no mupira, nta muntu numwe wigeze ufata undi ngo mufunge cyangwa mukubite. Gatwumvikane. Ejo bundi kuri match ya polisi na Rayon Sport iheruka igitego kijya muri Rayon Sport mu Rwanda nta vari baho, baraserebura. Ntago polisi yigeze ijya nabyumvise n'abafana benshi bati umusifuzi ni umuntu yibeshye. Yibeshye. No kuvuga ngo icyo gihe ntago umusifuzi
ntabwo polisi yigeze ivuga ngo reka dushyireho bariyeri dufate umusifuzi cyangwa bajya abafana baba bari hakurya nubwo atari benshi uko biri kose nabo ni abantu bafite amarangamutima. reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ubuzima bwiza aho muri hose, kandi mbararikira gukomeza kudushyigikira mukanda like, mushyiraho komenti, munadutera inkunga, mukora subscribe. Iki kibazo kijyanye na football yo mu Rwanda cyagiye kivugwaho cyane, kivugwaho inshuro nyinshi, cyane cyane ko n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yigeze kubivugaho. Aravuga ati football niba yarabananire muzareba ibindi bintu mukora cyangwa se mujye mureba football zo hanze. Aho bigeze aha rero tugomba kubwizanya ukuri, tukarebera hamwe aho ikibazo kiri, tugashakira umuti hamwe, tukagerageza gukemura kino kibazo giciye tunyuze mu mizi. Iki kibazo akenshi abantu bagica hejuru, cyane cyane ko byagiye bigaragara ko harimo ruswa, harimo n'akarengane, harimo n'imisifurire mibi, ariko Kenesi ngira ngo yakivuzeho na Mutabaruka kivugaho, ariko ngiye icyo navuga nanabwira Kenesi cyangwa se Mutabaruka nakubwira nti ikibazo aho kiri ni mu mizi. Ni ikibazo cyagiye kiba aho bagiye bafata abana batafite qualification cyangwa se batize ibijyanye na football ngo babyige muri secondaire, babyige muri université, babe babifitiye impamyabumenyi zifatika, bagiye gusifura uyu mukino cyangwa se bagiye gukurikirana ibijyanye na football bafite background ihagije. Umuntu niba waramuhaye amahugurwa, ukamuha amahugurwa y'amezi 6, ukamuha amahugurwa y'umwaka umwe, warangiza ukamuzana imbere y'abantu ibihumbi ngo arajye gusifura cyangwa se arayobora umupira, witeze ni igiki? Witeze ni uwe musaruro umutezeho naho? Aha niho bipfira. Niba ikibazo mugikemure kive mu mizi, mugice mu mizi, mujye hasi, mukemure ikibazo kirangire, ibintu byamaguye birangire. Football ni football, football si maguye. Ngira ngo iki kibazo cya football natwe aho turi kimaje kurambirana, kigomba gukemuka, kigakemuka burundu. Football ikinwe, abafana bafane, abatanga bagura amatike ibaze kugura itike, wagerayo ukumva ngo hari inkuru ziri gucicikana ngo kanaka ngo aziba kanaka ngo ikipe runaka ngo yamaje kugura ikipe runaka. Iyo si football, ko nukuzambya ibintu. Nubwo Kenesi yabivuze, nge ntabwo nashizwe, ndifuza ko habaho inama ikomeye yo gukemura ikibazo cya football hano mu Rwanda, hakabamo kugosora, bagakuramo imyanda bakajugunya, hagasigara abantu bazima baza agaciro ka football no guteza imbere igihugu cyacu biciye mu myidagaduro. Ndabashimiye cyane kandi mukomeze mudukurikire, murakoze cyane. Aho tubera babi sinivanyemo, nubivuga bivuge ko navuze ko nanjye ndimo. urimo. Aho tubera babi, Rayon Sport ni ikipe nziza twese dukunda kubera umupira w'amaguru kugira ngo ujye imbere. Kimwe n'uko Marine, Musanze, Gicumbi n'ayari amakipe dukunda kugira ngo umupira ukinwe, kuko nta kipe ikina yonyine. Ariko iyo bageze ku ikipe yitwa Rayon Sport na APR, aha nabyo biteza ikibazo. Hahita hinduka ikintu cyo guhanganisha. Iyo Rayon Sport ifirimbi yagiye ku ruhande rwayo bitariho ariko bikajya ku ruhande rwayo ngira match ya polisi, bari ukwibeshya. bahita bavuga bati kwibeshya bibaho, ariko abasaza bazi gutegura. Iyo yibye abantu, please, iyo yibye abantu, abasaza baba bateguye baza umupira. Iyo bayibye, ishyano riba ryacitse umurizo. Ibi bintu byose uburyo tubishyigikiramo muri debate za buri munsi ubwabyo. Ese iyo umuntu atinyuka kuri radio akavuga ati hate buriya bari abasaza bazi gutegura, ati ikipe nta kuntu yatsindwa kuko ni kanaka wayiteguye. No, ibi ni ugufata umwanda tukawutagatifuza, twarenza tukagaruka ingaruka zibaye tugasakuza, ariko twateye ibi bintu. Let's come back to our senses. Niba binashoboka, please, I beg, ababishinzwe mugire ikintu mubwira itangazamakuru rya siporo. Bande ababishinzwe iki gihugu ntago kigomba kugenda mu kaduruvayo n'abantu gufata ibintu abantu bakabishyira uko babishaka. Tumaze kurenga urugero, we are going over the board. Ingaruka ni ibingibi byo gushora abaturage mu kavuyo nk'aka ngaka. ese babigire bate? Tugerageze kuba professional mu byo dukora. Ntago ushobora gukora prediction
sibyo ngo utangiye yufowa si ibintu bibi gusa none warenda ukavuga ngo mwitegure bareyo n'ubundi muzibwa. What the hell is that? Icyabaye hariya muri stade nta n'igitangaza kidasanzwe, biratwe twarabibonye iyo uza kubona se izindi make zabaye, ariko ntabwo byari gutuma ibintu byose ukaritinga kuri rwego iyo aba baturage bataje bari overcharged. Babaye overcharged n'ande barozwe n'itangazamakuru ryacu n'abashaka views. Ntabwo ibi bikunda. Iki ntabwo ari igihugu cyo gukiniramo mon frère. Ntabwo ibintu bigomba kugenda gutya. Turimo tureba abo umupira gusa, ariko twebwe nk'abatangariza abantu ibintu tubaha ibiki? No, ibintu bimaze kuba bibi. None si kosa. Oya, ibintu ikosa cyangwa ikosa ni iry'abanyamakuru cyane iryanyuba nyiri bitangazamakuru. Natwe menye turwaye mu mutwe, mumbabare kuri icyo kintu, kuko ntago dushobora kubona ibintu bidogera gutya. Basi twebwe ko twe duhabwa ari twebwe bireba, natwe dukwiriye gukanguka no gukangurwa no gukorwamo. That one I request. Hari ibintu bimaze kuba too much ku rwego no one can, nta wakwihangana ibintu nk'ibi ngibi, ntabwo bishoboka. Hari ibintu mubona ku buryo abantu bafata dukora character assassination buri munsi. Murangira bivuze abantu bamwe ngo no kuvogera itangazamakuru. Ibi ngibi dore ingaruka ngizi. This nge 99% ibyabaye mu Bugesera ndabishyira kuri twebwe itangazamakuru, kuko ni ibintu twasasiye. Niba dushobora gukora ibintu nk'ibi, nge murambabara nshobora no kujya kuvuga ibintu bamwe mukifata mu maso, ariko ibi ngibi turimo gukora twogeza ibibi, kuko wenda hari ikipe twumva dukeneye kubonaho views tukabyogeza, izindi zahura n'ibibazo zo tangwa yangwa. Ibyo ni ukwiriza. Ubu se icyabaye hano kidasanzwe ni iki? Nothing. Ntukubera itangazamakuru ryogeje ibi bintu rikereya polemique, rikereya blocks, bamwe bigira ibindi. No, ibi ntabwo bikwiriye. None se babonye raporo ya komiseri? Raporo ya komiseri se ugira ngo siyo genderwaho mu byemezo? Hari wayihindura ko ari nk'amatore we y'urubanza? Ariko rero ntabwo nayibonye wayimbwira. Ivuga ko impamvu mvuze mbere ni uko raporo ya komiseri buriya abantu banitonda. Raporo ya komiseri bikomeye cyane. Raporo ya komiseri ivuga ko umusifuzi yitwaye neza cyane, agaragaza ubunyamwuga, ibyemezo yafashe byose yabifashe mu bunyamwuga, ndetse kuye no guhabwa indi mikino. Nose urashaka kuyivuguruza? Oya, nkwereke ko wowe urayivuga iki? Nyine ubu niwe uri kubazwa, ndimo kukubaza. Ntabwo ni kubaza nk'umuntu wo muri ligue, ni umunyamakuru. Tubyumvikane. Uri umunyamakuru. S'il vous plaît, ndashaka n'abantu bavaneho confusion. Hano nicaye, uri umunyamakuru, ni muri studio za Radio 1. Ngewe nitwa Kakoza Nkuriza Charire, umunyamakuru ubu niwe ndi wa Radio 1. Ibyo mvuga byose ndabivuga nk'umunyamakuru ukurikira imikino kandi a concerned citizen. Please. Impamvu mubwire raporo ya komiseri nuko abantu benshi bavuze ko intandaro y'ibintu byabaye hariya ari icyo abantu bise penalty y'imwe Rayon Sport. Mu masegonda 8 penalty yahawe Bugesera, ariko ngo hari n'utundi dukorwa twari twagiye tubanza, harimo ngo n'igitego cya Rayon Sport cyanzwe. Abantu bakavuga ko umusifuzi ari we ntandaro y'icyo kibazo, bityo ko Rayon Sport yererekanye ko umusifuzi ibona itamushaka ko ari bugibe ari iri mu kuri. None ko raporo ya komiseri ivuga ko umusifuzi ari nta makemwa, ubwo umusifuzi niwe ukiri ikibazo. Nje ntago najya kuvuguruza raporo ya komiseri. Icyo ni ikintu cya mbere nk'umunyamakuru. Icyo navuga nabisobanuye mbere, mvuga yuko umukino ushobora kutagenda neza nk'uko byifuza, kimwe nuko natwe biba, sibyo? Ntitwavuye mu kibuga, nta n'uwo twateye amabuye, wenda twarashakuje birangiriraho, ariko nta muntu n'umwe abaye muri ubwo buryo. Icyo tuvuga ngiki rero, kwihangana umukino ugakinwa ubwabyo ni part of fairness, ni fair play. Arbitre kutakora ibyo agomba gukora ubwabyo, ariko nanone ku ruhande rumwe aho ntiwaba umuhaye n'icyuho cyo kugira ngo akwibe uhereye kare
wandi kuvuga utazanyiba zanyiba ibyo nibyo umuntu yabyibazaho. Icya kabiri, seriously tutabeshyanye, nabyo turirebe ni ku ruhande rumwe. Niba koko abantu bakubwira umuntu tumufiteho ikibazo, ukaba uzi ko imipira aho igeze hahana amakipe akubana, wowe kumwemerera kujya gusifura iyo make si ukumushora, kuko ibyo yakora byose harimo cya mbere ko aba baturage barozwe mbere y'uko umukino uba, bumva ko bazibwa. ese turazasifura imikino uretse gato icyo mvuga ni ukuvuga ngo rero iyo bishoboka undi uwo ari we wese bakaba bamutanga, nubwo atari nta kipe n'imwe iyo ubwayo yitegekera umusifuzi. ni nacyo gisubizo babahaye, bati nta kipe yemerewe kwanga umusifuzi cyangwa gusaba umusifuzi kuva isi yabo. Ibyo rwose niko bimeze, ariko nanone hari ahantu biba ngombwa. harya ni Real yari yavuze ngo nawe ntabwo izakina yagera ikajyayo, iyo ibyanga se bakayitera mpaga, ariko urabyibura. yes, uko biri kose ibi ngibi ni ibintu rimwe na rimwe abantu bagomba gushyira mu nyurabwenge, bakabikora iki, bakaba babikonteyiniga mbere y'uko bibyara ikibazo. Ariko ibyabaye byarabaye, yego, ariko nibyo kwamagana. reka turebe mu bisubizo bitatu kimwe kiramutse kibaye cyo. tuvuge ko bavuze bati umukino usubirwemo wose. Umuntu ufite telefone irimo vibrere na Ivan Miranje niye niyo yabyihaye. tuvuge ko bavuze bati umukino usubirwemo wose, cyangwa se bavuze bati uhere ku munota 57. Bugesera ntabwo yabirenganye. Hano hari ikikurikizwa n'iki, ntabwo ari amarangamutima, niyo mpamvu habaho amategeko aberaho kuyobora abantu, sibyo? Niba koko itegeko rigaragaza ko icyabaye ari cas de force majeure, umukino uzasubirwamo, sibyo, uhereye ku minota wari ugezweho 57. niba ibyabaye atari cas de force majeure, bifite ubundi biba interpreted mu mategeko agenga competition mu Rwanda, niba bitanahari hari mu mategeko ya CAF cyangwa FIFA, sibyo, nabyo bizakurikizwa. Ubwo ikirimo rero ni uguhera kuri raporo y'umusifuzi bakareba icyabaye, niba ari cas de force majeure, cyangwa se nanone niba ari ibintu byakozwe nabyo bifitwemo uruhare n'ikipe yabikoze nayo bakayihana. Aha, nari ngiye kukubwira ubwo icya gatatu ko nkubwiye bibiri, kuba umukino wasubirwamo wose, yego, kuba wahera ku munota 57, ibyo ni cas de force majeure. Ikindi kureba niba hari uwaterwa forfait muri bombi. Reka mpite noneho nge mvuga, we hari abari kuvuga bati Bugesera yananiwe gucunga umutekano w'ikibuga yabihanirwa, cyangwa se Rayon Sport ku bwiganze bw'abafana bateje umutekano muke ku kibuga umukino ugahagarara, yabihanirwa, bivuze forfait. Ese imwe muri izo iramutse iriye forfait nka kwijanisha, pourcentage iri hejuru cyane, urabona ari inde wayihabwa? Wowe urabona ari inde? Nge ndabona Rayon Sport. Ubwo nuko bibona. Wowe urabibona ute rero? Hano byaterwa n'izo no gukora isesengura kuba bishinzwe nkamenya. Okay, tuvuge ko ari uko bigenda. Yego. Ese Rayon Sport iramutse ihawe mpaga ntiyabirenganye, kandi atari we yahagaritse umukino, waragaritswe n'umusifuzi ku busabe bwa komiseri. Ubundi umukino uba ugomba, iyo urengeje iminota 15 hari impamvu zituma umukino udakinwa, uwo mukino urasubikwa, sibyo? Ariko nabwo biterwa n'ibyo komiseri abona. Bishobora kwenda ari ikirere kibi, sibyo? Ikirere cyo bijya bibaho, ibyo byo hari igihe bibaho, hari igihe niyo minota yarenga bakareba niba bishoboka. Niyo ari n'ikirere kenshi ku munsi ukurikiye bahita basubukura. Ibyo bibaye cas de force majeure, bibaye no kuri APR twakinye iminsi 2. Ibyo bibaye cas de force majeure, sibyo? Hari igihe nabona mu rwego rwo kurinda umutekano ari abakinnyi ari n'abayoboye umukino, avuga ati ntago kondisiyo turimo zitwemera kuba twakina. Ntekereza ko aricyo cyemezo yafashe hariya. Ariko icya kabiri, hano harimo ntumwirengagize yuko na security officers bagomba gutanga raporo yabo ngenderwaho. Hari ya komiseri, ariko ninde wateje imvururu, ni bande? Ese abo twabonye bajya gukaruma abafana babo bari Bugesera? Bari Rayon Sport, kuko hari president wa Rayon na Gacinya naramubonye, n'abandi batandukanye narababonye bagiye gukaruma. Na mushuti wanjye Patrick. Patrick nawe naramubonye. Ibi bintu rero tureke gushaka, na Rayon Sport nabonye yamagana biriya bintu, nyishimira kuri icyo cyemezo. Ariko icyo dusaba ubwo kubyamagana si ukwishyira mu kibazo.
no ntabwo ari ukwishyira mu kibazo komutera yitandukanije n'ababikoze ariko niyo reality ntabwo yari plan y'ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo mugende mutera amabuye muteze imvururu abo ni abafana bitwaye nabi abafana b'ikipe bashobora gutuma ihabwa amaga bashobora gutuma ikipe ahubwo ikina wikro sibyo uko biri kose nanone ku ruhande rumwe Rayon Sport itewe impaga yabiziza ubusa kuko ntabwo yigeze ikora ivugira abafana ngo muze gutera amabuye keretse hari ubundi buryo bigaragara noneho umbwiye no muri Ferwafa tungaye igitorosho icyo nakubwira cyo mbere na mbere ntekereza yuko Ferwafa ubwayo it is a dead horse ubwo n'indogo bipfuye amusore tuseso niba hari ikintu kifeirinze umupira totally completely ni Ferwafa nuko ntafite ubushobozi nakora impinduka ziri radical ku buryo nta n'uwakongera kubona ibingibi byose ibi byose ni consequence ipfuye yo kudakora ikintu ngo gihabwe umurongo fairness should be served from the regulator hari byinshi byakabaye byarakozwe ejo bundi nibwo habaye guhindura amategeko uburyo abantu batorwa uburyo ibintu bigenda n'ibindi byose bitandukanye ariko again ese buriya uretse gato wambajije uyu munsi wa none ntekereza yuko buri mu wese right honorable minister ntekereza yuko polisi ya siporo mu Rwanda ntishoboka on ministerial level kuko mukora polisi abimplementing izi polisi ni bande na associates izi federation ariko what is happening iyo ugiye kwitegereza what eske nibaza inyungu abantu babona mu gukora ibintu bipfuye zivaye reka nibaza ikibazo ariko mfashe nacyo kugisubiza ushobora kutagusubiza ko nawe ufite ubwenge nako ndakibaza tu kibaza ibintu bipfira kwa president wa Ferwafa cyangwa ni muri secretariat ya Ferwafa hari icyo nshaka kugira nkubwire ni mu bunyamabanga mukuru bwa Ferwafa cyane kwa president reka gusobanurire ifi ibora ihereye mu mutwe sibyo niba umbwiye ngo federation secretariat centrale ya feirinze ngo ntubibare kuri perezida ubwo perezida yabayoborwa na secretariat perezida ni uri mandate n'abanyamuryango secretariat ubwayo igomba kwexecta ibyemezo bya excom executive committee iyobowe ku ruhembe perezida na vice perezida be wambwira gute ngo urafeiringa hawe none se ntabwo bishoboka abantu benshi batekereza ko ntabwo bishoboka it can't even happen ko abantu batekereza ko umunyamabanga mukuru wa Ferwafa ari uyobora Ferwafa ubwo rero ndi perezida nakwegura niba umunyamabanga ari unyobora ni nko kuvuga ngo muri iki kiganiro cyangwa hano ngo ngabira naranyoboye ntabwo ibyo byakunda ntabwo bishoboka reka tugomba kugira character mu buryo ubwo aribwo bwose nkunda kubwira abantu n'ubu umugabo uzaba umugabo abantu bose babimenye ariko nushaka ntuzihishe mu bantu ntabwo ibyo bikunda ubwo si kibazo ntibipfira mu buryo bajyaho ibibazo byaba muri Ferwafa ntabwo byabazwa kamarade byose bigomba kubazwa umunyentwari as a simple as nyine bwo ntibipfira mu buryo bajyaho bajyaho gute ko batorwa nasi n'abatorwa tubizi ko bazatorwa noya umunyentwari ni umukandida watanzwe na police FC ariko ajya kujyaho nawe kubwiye ni umunyentwari aje gutorwa nabikubwiye twatwica haryo wabivanye byari muri rubanda mu muhanda hose hari utarubizi se na mbere yuko aza no muri police FC kuko no kuza muri police byari inzira kugira ngo ajye hariya muri Ferwafa abantu baba bati dore uyu ni uje kuba perezida ubwo rero niba baragerageje ibyo byose ababishinzwe babireba n'abandi ntekeza ko igihe kigeze kugira ngo football ibe football ariko with this kind of is behavior by the way reka nshimire Ministre Neri mu bintu agerageza gukora mu gihe gito amaze uyu mubyeyi yakwiriye credit yakoze iki hari byinshi sindi buvuge amagambo menshi kwakorera rubanda se wabivuze ushya ibyo biri kose nawe uri umunyamakuru kandi ukorera rubanda uzagenda ubisakinga ariko mu gihe gito amaze ushobora kubona tushe ye reka guhigima Ferwafa ntabwo azayishobora erega Ferwafa ni bande ni twebwe mu gihe twebwe ntabwo azabashobora mu gihe twebwe mu bwacu dufite akaduruvayo ariko reka nkubaza let these people govern themselves icya kabiri uburyo ibintu bibaho nubwo bikorwa ngiye by the way nkubwira ikintu kimwe
ngenda bikubwiza ukuri urarakarakare uwo bibaza bimubabaze ndakubwiza ukuri ntakabaye nifuza kubona Ferwafa mperuka kubona Ferwafa ngiye kubikubwira mperuka kuyibona iyobowe na retired Lieutenant General Siza Kayizari aho rwose ibindi byose sinshaka kumenya mperuka kubona Ferwafa iyoborwa na retired Lieutenant General Siza Kayizari mperuka kubona Ferwafa mu gihe gito iyobowe na retired Brigadier General Sekamana nge ibyo ndabivuze ku mukuri kw'Imana wallahi billahi mperuka kubona Ferwafa iyobowe nabo bajenerali babiri ibindi byose ntumbaze. Sekamana yaramunaniye ntabwo yamunaniye, keep quiet mon frère. Sekamana yarananijwe nyine, yarananijwe nyine, iramunanira nyine. Reka mbisubiremo uko biri kose ndabivuze uwo bibaba. Sekamana niwe muntu nabonye utaragiraga santima z'ubugoryi zishingiye ku bintu biraho. Sekamana hako se muza nawe ntabwo ari decisive. Please ibyo uvuga bireke. Sekamana was crippled, yarananijwe. Yo Sekamana abayoboye Ferwafa ntabwo twakaye tubona ibishwagara bagara zose tubona uyu munsi kuko yari an upright man. Urabyumva neza? Sekamana wamukunda utamukunda wagombaga gukunda decision ize kuko